pata na pata urumva ni nka pata we reka nguterete sha uhuze ibiganza aho urukundo Patrick mufate mu kiganza ariho natwe tugana kuno birya Patrick Patrick Shani rero nubwo utari kumimwe kwitama ninjye gitipe cy'imiterere abandi batoto bajya bafatiraho kubera yuko ibituza ni ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatirayo sinahakatira because anytime mba ndi butamire bimbwire nanjye mbikubwire duhamirize isi ko dukundana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'abari bajya bamimwe kwitama unamureba sha Patrick ni bakora romantique Patrick arimo aranerera umukobwa isoni mani umukobwa yabuze ahajya kanye muri hoteli n'urutipe rusa n'igitera burya nubwo naba nsa n'igitera ariko burya mfite taramuko gatera nkatera nkahata sinagatera munsi y'iminota 30 Shani nkunda oh my god I love you yes hano imbere murimo murahabona abantu beza cyane bakeye bya danje bambaye neza umwe turabona yambaye mu buryo bw'ibisigo n'ibisingizo uri tukabona yambaye nka misi mu misi kameraman mu misi umwe wa wundi bamwitaga mwise neza Josiane aho ntago ari sawa oya misi muheto rero uyu mukobwa njya kumutumiza bwa mbere hari impamvu yatumye mutumiza uyu mukobwa mani yaramereye nabi bya danje ko ariko uwo muniga bita ngo ni boyfriend nabonye kuri byose media TV no kwibaba TV no kuri boyfriend harya boyfriend TV Rwanda uwo muniga mani wazamuje nawe mani nabanje kubyanga ariko noneho mbonye ukuntu boyfriend asigaye utuntu tw'utumanyeri yifitiye ndabaganisha uyu mukobwa yazana nkubita Patrick turakwakiriye muri studio za byose media TV turakwakiriye kandi wumve utuje utekanye hanyuma dufite n'umukobwa mwiza cyane nkuko twabivuze uyu mukobwa rwose akiramunyakirije Shani umeze neza ngiye Shani ndamuzi abakunzi bacu niho batamuzi ko nta nubwo bazi ibyo akora Shani hereza mikoro Patrick akunyakirire sha Patrick karame atangiye kwiseta ubundi Patrick yataraseka ntago ibintu biba byakajya mu buryo Patrick karame mujugunyemo umuriro sha Shani ukwiye umuraza mwiza wize utari umurezi utari uruzingo utari ikizibaho kuko uri mwiza ngewe ndabizi uri nk'akazuba nta by'uburezi uwakumwaza namumwaza anamuhazeru n'ikizibaho kandi azibe kuko ubu bwiza bwawe buteye ubwuzu Shani muri top 10 urakaba top Insta YouTube na TikTok mu guturendinga urakaba top ntukabeshote urakaba toro uramutse utewe nta gutuza uwagutera namutera ari no guteka nkamutatura ibiti bitandatu ku mataye akagatora we ko yaba ncumuje gukubita cyangwa gutera Shani nkunda oh my god I love you akoze ubundi we akiri muri iyo mudu Patrick ubundi wamubwiye uramwakiriye wakiriye n'abantu kuri byose media ubundi wamubwiye uriwe nabanza kumenye kugira ngo amenye n'uwo bicaranye na views miliyoni magana sha uyu bamwita big trend umuvugizi w'indushyi nitwa boyfriend Patrick naragukunze
ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunga nega impanga umpangara murenza impinga sinjya mpunga amuhahagi nubwo ubutaha ari nkatoye ariko ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza abantu bose bisa umwere uku nguku ndeba rero ntabimwira nta n'umwate wo kumwaza ashani ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'abari bajya bamimwe kwitama ntabwo muhenywe kwitama shashani sha wamuhenywe kwitama muhenywe kwitama shani rero nubwo utari kumimwe kwitama ninjye gitipe cy'imiterere abandi batoto bajya bafatiraho kubera yuko ibituza ni mu busitani gusa disi na satani aho batetseho nkatirayo sinahakatira because anytime mba ndi butamire ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira uganza atiyambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano. Do you know how much I love you? Shana rumiwe. Shani turangiza ikiganiro. Nirangiriza ikiganiro nitahire. Shani ni sore z'ikiganiro urumva nta kintu cyo kubwira Patrick gihari. Ngaho musubize mu buryo bwawe nawe basi twumve. Kakaririmbo wari ugiye kuririmba njye numva wagasubiramo nubwo wakanze ariko Patrick ntabwo abashimye ahantu koko. Patrick agutayemo arangira no kwibwira. Shani nawe mwibwire unamushimire mu buryo bwawe unamureba sha. Patrick rero kuri romantique Patrick arimo aranerera umukobwa isoni mani umukobwa yabuze ahajya byamucanze ariko nawe nk'umuntu byarenze nyine tu nawe urabyumva. Shani ngaho nawe kora mu nganzo byanakora byose ntabwo namurusha ariko ntabwo muhanganye mu rukundo umuntu aba agomba kuba ijisho rya mugenzi we cyangwa umwe agakora cyane kugira ngo asumbye undi. Burya rero ibyo ngibyo birapfa wowe kore mu nganzo ibyo ngibyo biranyura Patrick binyure n'abadukurikiye. Ibi ntabwo ari uguharara urabizi turafanana icyagatumye dutandukana kiduha impamvu zo kugumana nubwo bahora babyigana ngo bakujyane kure yanjye mama gusa baba bigiza nkana rwacu ruba rushobokana. Patrick we tukoze icyo ngukundira ma ndi uburyo umumuriza sha Patrick ubimbwire nanjye mbikubwire duhamirize isi ko dukundana wahiriwe abandi show after show everybody knows hacunja amashushanya nkabona no mu busaza tuzaba dutoshe duhuze ibiganza aho urukundo rutuza mufate mu kiganza aho natwe tugana kuno birya. Patrick ubundi ngemenyereye ko iyo umuntu avuze ibintu nk'ibi utajya buri icyo musubiza sha ongera bimubwire nawe arabikubwira. Shani uyu mutima urambwiye ngo nkubwire sha ngo kandi nkubwira nubwira ngo ntagire undi mbibwira ngo ari wowe mbibwira ngo kandi ntarindira kubwira nanjye kambikubwire rero ibintu uyu mutima umbwiye urambwiye ngo nkubwire ngo ntukabwera bwere habwera bwere kabwera ngo Shani nturi kabwera uri nyir'ubwiza bwiza bwera kandi uyu mutima urambwiye ngo
ntawe muresha ngo wakwiresheshaho uyu mutima wawe ushwishwagura igishwishwi uti hoshi 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 ngo kuko warawufashe birofisho ngo mu mfura urasumba imfura ni wowe mfura idateye imfunwe ngo utakwita imfura daringa ishani ngo uyu mutima babipfasha shani ego sha uku nguku ndeba ndi talented mu gutereta narabikubwiye ndusha abatereta gutereta urabizi biriya bihungu byaguteretaga bya kazungu byateretaga bimwe by'amafuti bitereta nk'ibiri fighting bifatira amafoto mu gitanda ubu ngereka nk'iteretere nk'uha treatment kubera ko ni leta nanga treatment ngaho reka nguterete nkwiteteta utangira utete ube nk'abato utete utuzunyite pati bakwitete tumwe wa pati teta na pati urumva ni nka pata we reka nguterete sha reka nguterete nta by'agahato utatukana ngo kavuna umuheto utaba umuheta nkahita nkwita umuheto urabizi yigeze kugonga igiti subizi reka nkwiteretere niwemera nkagutereta shani uku nguku ndeba nzana guteretera leta twiturire kuri airport haca Putin nabwo yambaye Putin akamuteretesha waritse nkagutereta ni n'umuhanga mu kugatera uku nguku ndeba shani nzagutambikana muri hoteli nubwo moteri yanjye itakwatsa amatara ariko mfite tara mu guterura nkatura hasi amaturo n'inoti bya gitara kandi nutinye burya shani nubwo ibindi bitipe bizagutuka bigutonganya ngo watambikanye muri hoteli n'urutipe rusa n'igitera burya nubwo naba nsa n'igitera ariko burya mfite tara mu kugatera nkatera nkahata sinagatera munsi y'iminota 30 ndimo ndavuga kariya gashi abatoto n'abatipe baterana ku matama bataratangira kwitotomberana wakankubise sha mukubita agati n'ahandi sha harambye ngo waba uhibye sha naho hakubita urwaye nakurwaza wakurwanya namurwinga nanamugwira ari no murwura icyunywa cyose ukwiye amata kugira ngo ukomeze use n'uwa Nyagatare sha my darling shani ngo amenwe kwitama shani urumva umeze ute urumva iyo mitome igeze nikanze te mwijuru iryo juru rito bavuze Patrick ni ahantu yageze arabana hani ho juru rito shani urumva umeze gute dukomeza kandi ntabwo nabasha kubisobanura dusoze ikiganiro twitahire mana we ngagira ikintu bwira abantu cyangwa babwiye ngo namwe ibintu uko mwiyumva mutekereza rimwe mwicaye ahangaha namwe mujye muri comment mubivuge reba ibikeya we hageze umukobwa habaye umukobwa nanjye nicarane na Patrick ajya nkoraho gutyo ubwo abakobwa babyumva bate shani nawe gira gutya turebe kuntu bigenda cya Patrick kiri romantique yaze ko kora mu bituza Patrick ahita bije nabimbwiye ko abifite by the way ahesa abije Patrick urumva wimtegura na Patrick today man ni ibintu by'agaciro kuko narabyifuje by the way narabyifuje byatangiye nyuma byanandenze uri kumva utamba guhura n'umuntu man uzi guhura n'umuntu utatekerezaga ko mwahura urumva wahita uhanga niyo nakipfira ubwo zo upfuye byagenda ute kandi wavuze ngo urabimubwira wamubwiye ngo iki ngagira ijambo ugenera Patrick uramubwiye ngo ongera ubimbwire nanjye iryo jambo narizirikanye gira ikintu ubwira Patrick ugukurikije ibyo akubwiye nushaka nturirimbe cyangwa se uririmbe ariko nyine ijambo avuze urihagarareho you are so talented man reka kubwire nambwire mureba tureba
Okay. See the first time, oh nah. Oh nah. You look so fine, another man. Everything you told them you shiver. Baby, you should know you're the one I want. Aba mapasi nahise nkatira, abo bose n'abanyicira izina, bose nibo batuma mbona nabi, bose ndabaretse ni wowe gusa, ni wowe gusa, ni wowe gusa, uko biri kose nawakurusha, urabaruta, kuko uraryoshye uraryoshye uraryoshye, n'imitoma yawe uraryoshye iraryoshye uraryoshye iraryoshye. uraryoshye, muri byose tuzasangira byose, yeah. Oh baby you should know, urukundo mvuga rundimo, I never leave you now, that is I promise you. Oh baby you should know, urukundo mvuga rundimo, I never leave you now, this I promise you. Baby, you should know. Jureka turye se, ureke nkubyenishamo gatoya. Muhaguruka ariko mwahagurutse Patiri. Haguruka umubyinishemo gakeya sha. Nakoze amakosa menshi. Sha ni wa gusa mubyinishemo gakeya. Abo bose banyitwaza ngaye kutajya mbumva, oh no, ntuzanyibagirwe, promise me my baby, love me like a baby, if you ever leave me, baby I will go crazy, ntuzanyibagirwe, promise me my baby, love me like a baby, if you ever leave me, baby I go crazy, no, crazy for you, yeah man. Hari ukuntu ngewe mba numva nta buri kintu mvuga, nukora akaririmbo karangiye vuba pe. Hari igihe umuntu amureba cya Patrick no cyari cyatwawe, yewe data we, oya nanjye nari natwaye nabuze icyo mvuga, numva mwahaguruka mukabyina nkifatira utuntu nkigirira gute. Okay. Urutagira ingano nirwo wamaye, nanjye nirwo nihariye, ibyo nkorera ni byinshi nturi nk'abariya, gusa sinzi mbura barebare bagusumba, rurema yaguhaye amatuza, ndyamamo ngatuza, kuba handi nago nabikunda, mutima make lose a show, I don't wanna lose you. Dora n'ibihe byiza tukabwirana amagambo meza, kure yawe sinibona, far from you mbona bitavamo, nabona insaya, yeah. Patrick ari romante. Patrick we. Patrick, uri ni love. You can try to tell her something. Try. You can try. Muhereze fata mikoro. Patrick, Karame. Ikiganiro nk'ibisanzwe ntabwo dukora kuri ibiganiro birayambira abantu. Yego. Pe. Abantu niba bishimye bazaba batubwira muri comment, batusabe batubwire niba ari n'ikindi kintu bifuza ko twabakoreraho ubutaha. Nabifuza ko munagaruka babitubwire. Dusoza. Nta ujye ugenda utababwiye ahantu bagusanga. Momo ni ingenzi buriya. No momo no money. No money. 079 622 340 Se momo ntibihagije ubundi. Yes. Ari n'abantu bashaka kwamamaza. Abantu barabizi ko bamamaza Patrick. Ndi mubaye. Mubaya sare. Platform zose ni boyfriend Patrick, ariko YouTube, I have YouTube.
another YouTube, my YouTube channel in English. ka Patrick. Boyfriend TV Rwanda. Okay, bagiye bakora subscribe. Bakora subscribe kuri byose Media TV. Yes. Mutemo sinjye ntengo abantu banjye nge ntago nagenda gutyo. Udusoreza nge mikoro bunyishyize hasi bakore subscribe. Shani. Narabikubwiye kandi nzahora mbikubwira. Gusa aka kanya nushaka unyite bayingana kuri iyi nshuro turangana. Ndashaka ko tutazangana we tukibanira nk'urungano sha. Ni wite kuri iyi ngano nakujyana muri bingaro nkakubyinisha kwangwaru ariko yabucece nkakugabanyiriza ku ducece nkagukubitira kawuncence bucece. Erega burya wuncence yawe ni nk'umuceri nanayitangaho ibiceri nitoje namakiri burya najya ndekera umbwiye ngo rekera. Ni wite ko nambaye kaki ngo ukeke ko ndwaye na bwaki. Burya ndi mwene Gasake umuhungu wa Sake nakugorera isake sha ahubwo baguha isake ki mu rukerera tubyine waki muri make nk'umunekera umuroki ubaze ngo iki cyana ni cyande mu gakino ndagukunda no I like when you smile. Ongera nkubita ko gashisha. Oh my God, murakoze cyane. Yo.